Haleluya. Abo Yesu yemereye guterana kwera. Haleluya, haleluya. Tuzamure ya mashimwe yose y'iby'Imana yakoze, turamburira amaboko Imana, tuyishimira kubw'ineza yayo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twongere tuyikomera amashyi menshi 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 menshi. Niyo yo gushimwa, niyo yo guhimbazwa, niyo ibiduhaye uko guterana kwera, niyo iduhaye ubuzima. Imana ishimwe, Imana nishimwe. Asifiwe, haleluya. Tuba dufite impamvu nyinshi zo gushima, kuko aba bageze mu bituro ntabwo baba barimo kuyishima, kandi ntacyo tuba twatanze, ahubwo n'ubuntu bwayo. Imana nishimwe mu izina rya Yesu. Muhawe ikaze mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Amazina abashyitsi, nitwa Pasiteri Mugabo Alegisi, nkaba ndi umwe mu bapasitoro ba hano, mu bashumba ba hano. Imana ibaha umugisha mwinshi. Nari maze ibyumweru bibiri nari mu ivugabutumwa, nari Ruvumera mu cyumweru gishize, za Muhanga na Murambi muri Gatenga. Bene so barabasuza, mwakira izo ntashyo. Tuganire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Dusome ibyanditswe byera hano mu gitabo cy'Abaheburayo. Ibice byaho ni igice cya mbere, umurongo waho turasoma umurongo wa 7. Abaheburayo igice cya mbere n'umurongo waho wa 7. Ni urupapuro rwa 221. Ni igitabo kiri hagati ya Filimoni na Yakobo. Ni igitabo kiri hagati aho ngaho. Ibice byaho ni igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 7. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo, ndibaza yuko mwahageze. Aravuga ngo, iby'abamarayika yarabivuze iti, ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'iki by'umuriro. Imana ibaha umugisha. Dusome muri Zaburi y'104. Turihutisha, iminota yatujyanye kandi tugomba kuyikoresha uko iri yo dufite. Zaburi y'104, umurongo waho turasoma umurongo wa 4. Haroroshye kuhagera. N'urupapuro abafite muri izi Bibiliya rwa 583. Zaburi y'104, umurongo wa 4. Haravuga ngo, agira abamarayika be imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Mwese ngo amen. Dusoreza hano mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho turasoma ibice byaho 2, tuhereye ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 4. Urupapuro rw'120 mu isezerano rishya. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo, umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Mwese ngo amen. Twongeye kugushima Imana iteye ubwoba. Twongeye kugushimira Imana y'icyubahiro, we watugejeje hano, wahatuzanye ufite impamvu nziza yo kutwubaka kugira ngo tugere ku rugero rwa Kristo. Wahatuzanye kandi ufite impamvu yo kugira ngo dusubirize ibyifuzo, kuko umwanditsi muri Yesaya yaravuze 5:3 ngo, n'intimba zacu nizo wishyizeho. Watuzanye kubw'umugambi mwiza. Reka icyubahiro cyawe cyumvikane, reka ubwiza bwawe bwumvikane, buri umwe ari we wese abonera igisubizo imbere yawe, kuko umuririmbyi yaririmbye ngo, ninde waje imbere yawe Mana agataha atakubonye. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Twamaze kubaha ikaze.
twamaze kubaha ikaze mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Shimira Imana kandi kubwo mwihariko yuko inyemereye kangira icyizere kugira ngo tubanze tuganire, tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Shimira n'abayobozi kandi bangira icyo cyizere, mwakoze bayobozi banjye. Imana ibaha umugisha mwinshi, mwahawe ikaze rero mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kumenya abo turibo muri Kristo. Kumenya abo turibo muri Kristo cyangwa se kumenya abo turibo mu Mana. Ko wabifata uko nguko. Kumenya abo turibo mu Mana. Inshuro nyinshi ntabwo tujya twimenya ngo tumenye abo twagizwe kubabo. Ntabwo tujya twimenya ngo tumenye abo twagize kubabo. Niyo tugerageje kwibona twihuza n'amateka y'iwacu, tukihuza n'ubuzima bwashize cyangwa tukihuza n'ibibazo turimo runaka. Ariko ntabwo turi abo ngabo wewe wakwibonamo. Ntabwo uri uwo nguwo ushobora kwibonamo yuko uri uwo nguwo w'ayo mateka. Hoya, n'abantu bashobora kukubona cyangwa bashobora kutubona bakaguhuza n'ayo mateka urimo, bakaguhuza yuko uri umushomeri, bakaguhuza yuko uri umurwayi, bakaguhuza n'ubwo bukene cyangwa se bakaguhuza n'ibindi runaka waba urimo. Ariko wowe urenze ibyo, we ntabwo uri uwo nguwo, ntabwo ndi uwo nguwo, jewe ndundi umuntu. Kandi muri abo bambona uko bashobora kunyitiranya cyangwa we bakakwitiranya, ariko hari utuzi uwaturemye, hari utuzi uwaturemye, kuko burya nawe umenya umuntu, na muntu umenya umwana kuruta umubyeyi. Umubyeyi azi umwana kuruta bose. Nawe utuzi uretse umubyeyi ari we data wo mu ijuru. Nawe utuzi uretse umuremyi waturemye. Ndaza kwifashisha kino gitabo cyitwa Bibiliya twerekane abo turi bo mu Mana, no kongera kwibukiranya. Mwamvugiye ngo amen. Turi bande? Ese turi abo ngabo koko? Turi abantu bahuzwa n'ibyo ngibyo? Turi abantu bahuzwa n'ayo mateka yacu? Turi abantu bahuzwa n'ubwo buzima? Hoya, ntabwo ari uko nguko Bibiliya ibivuga. Ntabwo ari uko nguko iyaturemye ibivuga. Iyaturemye ituvuga gute? Iyatubona, iyaturemye itwita ngo iki? Mwumve, naratangaye amagambo arimo kumfasha mu buryo butangaje. Mwamvugiye ngo amen. Mwumve uwaturemye ukuntu atuzi, ukuntu atuvuga. Yaravuze ngo muri Petero wa kabiri, muri Petero wa mbere ibice byaho ni 2 umurongo wa 9, amva ukuntu havuga. Haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, muri ishyanga ryera, muri abantu Imana yarose kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye. Kera ntimwari ubwoko, ariko ubu mwagize ubwoko bw'Imana. Kera ntabwo mwari muzwi, ariko none mwaramenywe, kuko muri ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Nyikiriza haleluya. Uri uwo nguwo, uri ubwoko bw'Imana, uri ishyanga ry'Imana, uri abantu Imana yatoranyije igukuye mu bandi, igukuye hirya iyo ngiyo, ikugirira ubuntu nk'uko twumvise korari yabitubwiye. Itugirira ubuntu kubw'imbabazi zayo, irangije iragutoranya, igushyira mu bwoko bwayo. Mwamvugiye ngo amen. Mwakongeye cyane amen. Ikugira umwana, ikugira ubwoko bwayo, ikugira ishyanga ryayo, ikugira umuntu udasanzwe. Rero utandukanye n'aya mateka yabo, utandukanye n'ababandi, utandukanye nabo, utandukanye na bwa bukene wakwibonamo, utandukanye na ya nzara, utandukanye na bwa bushomeri, utandukanye na ya mashuri yawe. Nubwo wize, hari abandi ubona nanone bize bakakurenza, utandukanye nabo. Nubwo ufite amafaranga, hari abandi bayakurengeje, utandukanye nabo. Wowe urihariye, wowe uri undi muntu, wowe utandukanye nabo ngabo. Mwamvugiye ngo amen. Mwakongeye cyane amen. Utandukanye n'ubo,
uyu mwanditsi Petero niwe wabivuze ngo mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri ishyanga ryera, abantu Imana yarose ibatoranyirije kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye. Kera ntabwo mwari abantu nk'abandi, mwari abantu nk'abandi, mwari abantu b'isi, mwari abantu mudafite iryo sezerano, ariko mwabaye abandi bantu kuko mwagizwe abandi bantu. Mwamvuge ngo amen. Nibutse gato Abisirayeli bava mu gihugu cy'Egiputa, baje mu kubara, ubwo niho twageze, baje bageze mu butayu. Umwe witwa Baraki yumva amateka y'ibiheruka kubaho, arangije agira ubwoba, yumva ukuntu umwegiputa ibitangaza 10 byabaye, Farawo agacanganyikirwa akabarekura kubw'imbaraga. Yanabakurikira inyanja, yahagera inyanja yabona Abisiraheli ikibwiriza ikarekura, bagatambuka. Yumva amahanga ukuntu Abisiraheli Imana yabaneshereje, yumva bamwe bicishijwe urubura, yumva abandi bariwe n'amavubi, yumva abandi ukuntu babaneshaga, baneshesheje abantu bakanesha abantu benshi. Ubwoba buramwica, aravuga ngo sinzabahagarara imbere. Ahamagara Balamu aravuga ati numvise uzi kuvuma, nyabuneka ngwino ubamvumire. Ubu agira ngo ni abantu bapfa kuvumika. Mbibutse abo turibo ntabwo bavumika, abo turimo ntabwo turwanywa, abo turibo turashinganye. Tera haleluya. Balamu ngo baraza baramwubakira, Balamu ngo arahagera, ageze hariya bamwubakira igicaniro ngo ajye gutfuma buriya bwoko, ngo arabwitegereza. Naratangaye koko, ngo abwitegerejeho kugira ngo ajye kubavuma, ngo abona intare y'ingore ibunze, nk'intare y'ingore ibunze hagati y'ibyana byayo. Naho ni ubwoko budasanzwe, no abantu badasanzwe. Mbibutse turi abantu badasanzwe mu Mana, turi abantu badasanzwe. Wikwihuza n'ubukene bwawe, wikwihuza n'uburwayi bwawe, wikwihuza n'amateka yawe, wikwihuza n'ibibazo urimo, wikwihuza naho utaragera ushaka kugera, ubona utaragera cyangwa utazanagera. Wikwihuza naho wowe uri ubwoko bw'Imana. Bibiliya itubwira ngo iki? Balamu aramubwira ngo Barake we ngo ntabwo bishoboka. Kubera iki? Ati ndajya kubona nkabona intare y'ingore ibunze, isa nk'ibunze mu byana byayo, nabavuma yamvumbukana ikancamo kabiri, ngo akijya guhungengeza abona ihindutsemo intare y'ingabo. Ibaze Imana sinzi ukuntu irwana, kandi abona ihindutsemo intare y'ingabo, abona umuvuduko wayo umeze nk'intare y'ingabo. Aravuga ati yancamo kabiri sinabasha kubarwanya we. Aramubwira ati ese ko numva urimo kubaturaho umugisha ubavugaho ibintu bikomeye, ngo amwubakira ahandi. Aramubwira ati noneho ngwino ubamvumire. Arabubakira ahandi n'ibicanira n'ibitambara bitamba, ngo ajye kubonabona noneho ya ntare ihindutsemo imbogo. Ajye kubonabona amaboko yayo ngo ameze nk'ay'imbogo. Aravuga ati Barake ibyo ndimo kubona urabibona, tubonye iki? Noneho ya ntare, ariko Yesu twamenye arwana bingana n'ikibazo urimo. Tera haleluya. Yesu twamenye arwana bingana n'ikibazo urimo. Uko amubonye mu minsi yashize ntabwo uzamubona, ariko ndamukunda Yesu. Mugiyemo yo byandeviya, reka ngaruha. Yesu yihinduriza, arwana abana nawe, akaza kurwanana nawe bingana n'ikibazo urimo. Humura, ntabwo uri wenyine, wagizwe undi muntu. Mwamvuge ngo amen. Ngo amwubakiraho gatatu, ngo ajye kubavuma. Aramubwira ati noneho bamvumire, dore ibitamba amwubakira iki? Agiye kubona abona bambaye ibyera, abona iherezo ryabo, abona bambaye ibyera, abona bazamuka, abona umwami Imana bakira.
abona bambaye amakamba yera, abona ijuru, abona ijuru, abona iherezo ry'aba bantu. Aravuga ati baracewe. Bibutse si ubu buzima turimo umwami Imana ari kumwe natwe ngo birangirire aha ngaha, ahubwo azaducyura tujye n'iwacu, tuzataha. Tera haleluya! Abera b'Imana tuzataha. Ngo ajye kubona abona iherezo ryabo. Arangije ahita akubita amavi hasi. Nekereza yuko ariko byanditse, Bibiliya ntabwo yabivuze aho ngaho, ariko yahise asenga azamura icyifuzo ngo icyama ngo iherezo ryanjye rikazamera nk'irya buriya bwoko we. Bene data, dukomeze umutima, turi abantu badasanzwe mu Mana. Mwamvuge ngo amen. Mwumve ukuntu umwanditsi yanditse minotaya. Mwumve ukuntu umwanditsi yanditse. Yohana yaranditse mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, yaravuze ngo icyakora cyo abamwemeye bose barangiza bakamwizera, abo yahise abaha ubushobozi bwo kuba iki? Abana b'Imana. Abo ni babyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo abagabo babyawe n'iki? N'Imana, kuko Imana yabamenye kera. Ntabwo ndi uwo kwa Rusiyane Rusanganwa, nari mari kera ngikurikiza imihango n'imigenzo by'iwacu. Nari mari kera nyinywa inzoga, nari mari kera nyiri muri ibyo ngibyo. Maze kumwakira ahita ambwira ngo mwanditse muri identite, mwanditse mwirangamimerere yo mu ijuru, ukuwemo ubaye umwana w'iki? W'Imana. Yohana arabyandika mu rwandiko, arandika ngo bakundwa burya turi abana b'Imana. Nubwo ko tuzasa kutari kwerekanwa, ntabwo uri uw'amateka, ntabwo uri uw'ibigeragezo urimo, so wabwo uri uwo nguwo, wowe uruteye ubwoba. Zamuka hejuru y'ibyo bikurwanya, zamuka hejuru y'ibigeragezo. Abo mwamvugiye ngo amen, mwakongeye cyane ngo amen. Simbuka uko Bibiliya ibivuga mu byahishuriwe Yohana, mbisimbuka 9, aravuga aho hose masimbuke. Mwumve ko Bibiliya yatubwiye muri iyi minota 5 sigaranye. Bibiliya yatubwiye ngo iki kugira ngo duhite dusenga. Bibiliya yavuze ngo, mwumve, asifiwe. Bibiliya yatubwiye ngo, uko Bibiliya yatubwiye yavuze ngo mu Baheburayo igice cyaho ni icya mbere umurongo wa 7 ngo mbeseye ngo iby'abamarayika niyabivuze neza, ngo niyabivuze yuko abamarayika yabagize ngo imiyaga. Ibaze dufite amescot use nayikoresha we. Reka mpamagara abasore 6 yenda ndangirize kuri ako ngako. Abasore 6 mwirukange, nimushaka mu bicumi mwirukange vuba. Mwirukange vuba. Ubu nabandi bari aho ngaho. Mwumve uko abamarayika Bibiliya bivuga. Yarabavuze ngo abamarayika ngo yabagize imiyaga ngo ishinzwe kurinda abazaraga ubwami bw'Imana. Muri make abamarayika yabageze amescot. Ibaze abamarayika yabagize abajepi. Muri make nubwo utababona ariko dufite abajepi. Hari abajepe bakurinze. Impamvu zamanuka zabaye ikakurinda, ariko Mana we nuko hari imbaraga zikurinze wowe utabona. Hari abamarayika bakurinze, bamwe bari imbere, kandi Bibiliya ntabwo ibavuga umubare. Hoya, yaravuze ngo abamarayika yabagize imiyaga ishinzwe kurinda abazaragwa iki? Ubwami bw'Imana. Naratangaye muri Yesaya umumarayika umwe Yehoshafati amuhamagaje yice ingabo 185 zari zihagukiye umuntu w'Imana witwa Yehoshafati.
ibihumbi 185 marayika umwe abitsindaho. Twebwe ntabwo avuze yuko ari marayika umwe, ahubwo avuze yuko ari abamarayika bamwe imbere, abandi impande, abandi inyuma, bagose uyu muntu. Tera haleluya! Kandi sabajepe b'abantu ntabwo baraswa, oya. Sabajepe babura aho banyura, hoya. Ntabwo batangirwa n'imipaka, ntabwo baraswa, ntabwo barogwa, ntabwo barwara, ntabwo bashobora byose. Hari abantu ndabizi mwari kugomba kuba mwarapfuye mutakiriho, ariko hari imbaraga zabarwaniriye, hari abarinzi babarinze we. Tera haleluya! Muraba nanjye ndimo, mba narapfuye simba nyiriho, n'amaboko akomeye Imana yandamiye. Ngo twari mu ndege bakayirasa, indege gasha, abo turi kumwe bikarangira uko nanjye bakandasa, tukabona indege itangiye gushya. Muri ako kanya nanjye bakandasa, ibyiringiro byo kubaho bikaba byarangiye. Ariko data we, ndaho hari ingabo ziturinze, ndatangaye. Uzi mwumve rero, mwamvuge ngo amen. Izo ngabo zitugenda imbere ziturinze. Hari ingabo ziturinze, bamwe bari imbere, abandi bari inyuma, kandi barinze. Niko Bibiliya yatubwiye ngo bazaraga ubwami bw'iki bw'Imana. Naba dufite abajepe, dufite ingabo ziturinze, dufite abantu baturinze. Ntabwo uri wenyine, niko Bibiliya yatubwiye, ahubwo dufite ingabo ziturinze. Zimwe ziri imbere, abandi zari impande, abandi bari inyuma. Ntabwo turi twenyine. Kubera iki? Kuko turi ubwoko bw'Imana, kuko turi ishyanga ry'Imana, kuko turi abantu Imana yatoranyije. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Komera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenga Imana, Imana ibagirire neza. Lotarasi ya paya saseya hatakiya saseraba. Va mu bwoba, va mu bwihebe, bava mu kugeragezwa n'isi ngo wihuze n'isi, wikorera ibyaha aho ngaho. Wowe uri umuntu udasanzwe, wowe uri umuntu w'igiciro cyinshi, wowe uri umuntu uhambaye. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Reka dusenga Imana mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Munyemerere dusenga Imana. Yenda byashoboka ko waje hano ari bwo bwa mbere utarakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo uze muri ubu bwoko, uze kuba umwana w'Imana. Uracyari wa wundi nk'uko twese twari turi, ariko uwo mwami agutegeye amaboko kugira ngo nawe akwakire. Tugiye kugusengera we waje ubwa mbere, cyangwa se usanzwe uza ariko utarakira uwo mwami w'abami ngo aguhindure ubwoko bw'Imana, nawe wandikwe mu irangamimerere ya Yesu. Tugiye kugusengera, n'amahirwe ubonye n'uwo wa mbere. Wa kabiri, abantu baguye bakajya kure cyane kubw'ibigeragezo, kubw'intambara, bikabibagiza abo bari bo, bikababibagiza yuko ari abana b'Imana. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Oya wiva muri Yesu, Yesu niwe ufite ubuzima buzima. Imana itugirire neza. Saba aba bantu tubasengera Imana, natwe turaza kwisengera nk'itorero. Aho wagize intege nke, ubwira umwami Yesu ngo sinduwibi ngibi, sinduwintege nke, sinduwibyaha, sinduwiki. Abahari murambura ibiganza gutya, murambura ibiganza, murambura ibiganza. Nduzi barimo gutambuka birukanga. Namwe nimutambuke, namwe nimutambuke, namwe nimutambuke. Nduzi batambutse birukanga. Dukomere Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Mwirukange, mwirukange, mwirukange. Nta gitangaza ngo kumenya Yesu, nta gitangaza ngo kuba umwana w'Imana, nta gitangaza ngo guhinduka icyaremwe gisha, nta gitangaza. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Namwe abitorero murambura amaboko gutya, dusengana Imana mu izina rya Yesu. Mwihute. Imana ibaha umugisha. Imana
Imana ibagirire neza. N'ubundi tugiye gusengera ababene data na mushiki wacu n'aba basore baje imbere y'Imana, kandi nawe waturiramo za ntege nkeya ubwira Yesu ngo sindi uw'intege nke, sindi uw'ibyaha, sindi uwo gusubira inyuma, sindi uwo kunanirwa, sindi uwo gucogora, ahubwo ndi umwana w'Imana. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Twakire Rena asenga Imana mu izina rya Yesu, asengera ababene data n'itorero ryose. Mana yacu turagushimiye, habwa icyubahiro, komerwa mu mashyi, vugirizwa impundu kubw'imbabazi zawe. Ushimwe ko imbabazi zawe ukizifite, ushimwe ko ukiramburira amaboko, ushimwe yuko ugidutegera amaboko, kandi ntabwo ari twebwe gusa ahubwo uracyayatega mu gihe cyose utarahamagara itorero. Mana turagushimiye ijambo ryawe, turagushimiye abangaba bafashe icyemezo. Mana turabasengeye mu izina rya Yesu ngo ubababarire, mu izina rya Yesu ubakire, mu izina rya Yesu ubuzuze imbaraga kugira ngo batazasubira inyuma ukundi, kandi umwuka wera ajya abana na bihe byose, maze baze dufatanyirize hamwe kugukorera, kandi ubwo uzaza Mana uje gutwara itorero nabo bazabonekemo. Mana natwe turakwiyeretse muri uyu mwanya, dushubije amaso inyuma, dusanze twiyitiranya n'amateka, twiyitiranya n'ubukene, twiyitiranywa n'ibibazo, twiyitirana nk'uko abantu batwita, nk'uko abantu badutekereza. Ariko ushimwe yuko atari kutureba, ushimwe ko atari kudutekereza, ushimwe ko atari uko nguko waturemye. Kongeye kwisubiza icyubahiro waduhaye cyo kwitwa abana b'Imana, cyo kuba dufite abarinzi, ko tuba turi kumwe nawe, kandi kudufitiye umugambi ukomeye wo kutugirira neza, wo kuzabana natwe, kandi ukazatwishyira ubwo uzaba uje gutwara itorero. Turagushimiye, umugaragu wawe umuhe umugisha, kandi ukomeze umusukire kugira ngo akomeze kuba igikoresho cyawe. Ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo nizeye, amen, amen. Reka twongereze amashyi, haleluya, kubw'ijambo rye aduhaye, kandi rwose muryoherwe. Reka dusabe korari amahoro babe bazamuka, hanyuma abadiyakoni nabo badutegurira ibyibo, amaturo, icyacumi, ndetse na rya turo mu ryibuke ryo gufasha abagororwa. Ubwo rero no gushima Imana kuko ibi byose birangiye mu munota umwe. Nduzi ko ari umwe rwose, umwigisha akoze nka gisirikare nyine. Amen. Ariko se mwihute mwakabyara mwe kumara iminota kuko amasaha yatujyanye. Tugiye rero gukora uwo murimo w'Imana. Niturangiza na korari imaze kuririmba, turasaba n'ubundi Mushumba Safari araza duhesha umugisha, asabira abamaze gukora uyu murimo, kandi asenyera n'iteraniro ryose. Imana rero iduhana umugisha. Murakoze.